hariho n'abandi bantu ngo bajye babona amafaranga, bamara kubona amafaranga noneho bari babanye neza bafite ubukene, ariko noneho babona amafaranga imbwa zigahita zibirwaniramo, bagahita batangira kurwana bagahinduka pe, bagahinduka, ntabwo bikwiye. None se wa muntu mwafatanije urugendo mukennye, wa muntu mwafatanije urugendo mukennye, mufite ibibazo, none Imana irabatabaye, utangiye kubona ko uwo muntu mudakwiranye, none Imana irabatabaye, utangiye kubona ko umugore wawe burya wibeshye, utangiye kubona ko umugabo wawe burya wibeshye, oya, wakagombye kuwufatiraho. Urumva, niba mubonye amafaranga n'Imana ibatabaye ikabakura ku cyavu, ahubwo mwari mubonye umwanya wo gukundana, umwanya wo gutekereza, wo kunyura muri bwa buzima bwiza mutabashije kubona bitewe n'ubukene. Burya ga ni uko utabizi, umugore wawe sigeze ngo uwo mwenda ukunda kubona abakobwa bambaye ukabakurikira, ese uwo mwenda uwuguriye umugore wawe akawambara ugize ngo ntiyaberwa? Iyo kanzu nziza uyiguriye umugore wawe ntiyaberwa? Ese wa mugore we iyo myenda ukunda kugurira abandi bagabo uyiguriye umugabo wawe akayambara ugize ngo ntiyaberwa? Ntiyasa neza? Urwo rukweto uruguriye umugabo wawe akarwambara ntiyasa neza se? Yasa neza. Niba Imana ibatabaye rero, mwagakwiye kuba mubonye umwanya wo kugira gute, wo gutangira kunyura mu buzima mutabashije kunyuramo, kuryoha aho mutabashije kuryoha. Ntabwo ari umwanya wo kubirwaniramo, ntabwo ari umwanya wo gutangira gusamburana, ntabwo ari umwanya wo gutangira kwitana ba mwana, ntabwo ari umwanya wo gutangira kugira amabanga uhisha umugabo wawe, ntabwo ari umwanya wo gutangira kugira amabanga uhisha umugore wawe, ntabwo ari umwanya wo gutangira gukora bya bindi byose bishobora gutuma mugira gute, mutandukana, bishobora gutuma murwana, bishobora gutuma mushwana, kandi mwari mukundanye, mwarabanye mukundanye, mwarabanye mukennye mukundanye, ubukene mukaba mubutambutsemo, mukaba mugeze ku iterambere Imana ibahaye muri kumwe. Mwagombye kuba mukomeza rero, mugakomeza umuryango wanyu n'abana banyu bakabafatiraho icyitegererezo. Bakunzi b'ibiganiro byacu dushyira kuri iyi channel, turabasuhuje aho muri hirya no hino ku isi, mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu bya Amerika, mu bihugu bya Afurika, muri Aziya n'ahandi hose mudukurikirana muri, turabasuhuje cyane kandi turabakunda, tubifuriza amahoro, tubifuriza umugisha w'Imana. Muri kumwe na Aime Moses, ubakunda, buriya ndabakunda, niyo mpamvu buriya uko muba mumbona nyine mbanje hano kugira ngo tuganire, ni ukubera ko nyine mbakunda, kandi igituma mbakunda ni uko munshyigikiye. Nonese ubwo umuntu ugushyigikiye nyine wabura kumukunda? Umuntu ugushyigikiye ugomba kumukunda, ugomba kumushyira ku mutima. Noneho nk'umuntu ufata umwanya we agatekereza akavuga ngo ngiye gukora subscribe kuri iyi channel, ngiye gukora like kuri iyi channel, ngiye kumwandikira commentaire, ufata umwanya noneho akandika nubwo yaba ari amagambo abiri, nubwo yaba yandika OK gusa, nubwo yaba yandika courage gusa, umuntu aba ari ingenzi cyane kuri njye, aba ari ingenzi, mba mufite ku mutima. Ndabakunda rero, ntabwo ari urwenya, kandi ndabubaha nk'inshuti zanjye ziri mu Burundi zijya zireba ibiganiro byanjye. Gilbert, aho uri mu Burundi rwose ndagukunda cyane, mama Destin ndetse na papa Destin, aho muri rwose, aho ndabakunda cyane. Inshuti zanjye ziri hariya Kamenge, haruguru hariya kuri Gare du Nord, inshuti zanjye zose zihari, abantu bahatuye rwose ndabakunda, batuye hano ku Matafari, ndabakunda cyane. Abantu bo mu Gihosha ndabemera cyane rwose, abantu bakorera kwa Siyoni bahacururiza muri rya soko ryo kwa Siyoni, inshuti zanjye zihari, ndabakunda cyane mwese,
mbifuriza amahoro n'umugisha bituruka ku Mana kandi rwose Imana ibahezagire ibahe umugisha. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire, mu by'ukuri maze iminsi ntekereza kuri ibi biganiro cyangwa se kuri uru rugendo twatangiye, nsanga ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rukomeye, ni urugendo rukomeye. Ndi kwibaza rero ikintu twakora kugira ngo imiryango yacu yunge ubumwe imere neza, kuko njye mba numva nifuza ko imiryango nyarwanda, umuryango umuryango w'i Burundi, umuryango wo muri Congo, umuryango wo muri Uganda, mba numva nifuza ko uwo muryango wakagombye kuba ukomeye, wagombye kuba ari umuryango wubakitse neza, uzira ibibazo, uzira ibibazo. Ariko muri iki gihe ibintu byarakomeye, ibintu bigenda biba bibi, mba nibaza ikintu umuntu yakora kugira ngo ibi bintu bigabanuke, ibi bintu bye guhora bimeze gutya, bye guhora ari bibi. Mba nibaza ikintu umuntu yakora, mba nibaza icyo twakora, mba nibaza igisubizo ahantu cyava, ariko igisubizo ahantu cyava ni muri jyewe, ni muri wowe. Kuko iyo wumvishe hirya no hino, urumva ukuntu imiryango ibanye nabi, umva ibintu byarabaye bibi cyane, umva abantu rwose, umuntu akabana n'undi ariko ugasanga ni imiguruko, ugasanga ni intambara, intambara ntiva mu rugo, abantu bahora batongana, ahubwo nkibaza bazishima ryari, bikancanga. Iyo ugiye mu nkiko ho rero iyo ugezeyo usanga aho divorce, imanza mbonezamubano ubu ziri ziburanwa cyane kurusha izindi zose nyinshi. Ugiye ugakora ubushakashatsi mu nkiko, wasanga imanza z'imbonezamubano zihari arizo nyinshi kurusha izindi manza zose ziburana. Imanza za divorce nizo za mbere nyinshi zihari ziburana. Mu by'ukuri mu minsi ishize nari ndi kubabwira inkingi umuryango wubakiyeho, inkingi umuryango ushobora kubakiraho ugakomera. Nari maze kubabwira inkingi 3, ariko hari n'izindi nyinshi nzababwira, tuzagenda tuganiraho imwe imwe ku yindi. Wowe rero unkurikiye, ndagira ngo rwose ugerageze ushake ukuntu ukanda subscribe, ukande like, ukande commentaire, uyisharinge ahantu hose, babone badushyigikire kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro, dushakire igisubizo hamwe, dushake umuti w'ikintu twakora kugira ngo ibibazo biri mu ngo bigabanuke. Umukuru w'igihugu cyacu Excellence Paul Kagame, mu kiganiro yari afitanye n'abanyamakuru mu minsi yashize, nawe yabivuzeho ko umuryango ari ikintu gihangayikishije muri iki gihugu. Umuryango ni ikintu gihangayikishije muri iki gihugu. Impamvu rero ni nyinshi zishobora gutuma umuryango utabana neza, impamvu ni nyinshi zishobora gutuma abantu babana batumvikana, ariko muze tugerageze turwane iyo ntambara, turebe ko twakubaka imiryango imeze neza, kuko nitwubaka imiryango imeze neza nibwo n'iterambere ryacu rizaba ryubakitse, nibwo ibintu byacu bizaba bimeze neza. Ubundi ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo Uwiteka atubatse urugo, abarwubaka barwubakira ubusa. Urumva ntacyo nyine baba bafite. Ubwo rero buriya no mu bintu bizadufasha kugira ngo ingo zacu zimere neza, nuko tuzimika Imana mu rugo rwacu, akaba ari tubera umuyobozi. Mperuka kuvugana n'umwevangeliste umwe, umwevangeliste kandi rwose pe afite ijambo muri we, ni umwevangeliste. Mperuka kuvugana arambwira ati njyewe ingo nzibamo, ati zarashize, ati ubu tuzazihera tuzubaka. Nari ndimo mugezaho igitekerezo nyine
cy'ukuntu twafatanya tukubaka ingo ziri gusenyuka, tukagabanya ibibazo bibera mu ngo kugira ngo imiryango yacu imere neza, imiryango yacu ikomere, imiryango yacu igire imbaraga. Ndi kubimubwira arambwira ati njyewe ubu narumiwe, ati ingo zarashize, ingo zarashize. Ukajya kubona ukabona n'umubwirizabutumwa, ukajya kubona ukabona n'umuntu uvuga ijambo ry'Imana, aba mwiza mu gitondo ariko yashyika mu rugo akaba intare. Ibyo ngibyo ugasanga nabyo abo babana babayeho mu buryo utabona uko usobanura bitewe na wa muntu, kandi mu gitondo agafata Bibiliya akajya kubwiriza ijambo ry'Imana. Ibyo bintu ntabwo bikwiye. Ugasanga umuntu w'umupasiteri aba mwiza ku rusengero, yashyika mu rugo akaba intare. Nibutse agakuru kamwe, hari umudamu umwe yigeze apakira ibintu byose yari afite mu rugo. Nyine umugabo yari yaramuzengereje, kandi umugabo ari umushumba, yari pasiteri nyine ayoboye ku rusengero. Hanyuma ariko yaramuzengereje, nyine urumva yabaga mwiza ku rusengero, yashyika mu rugo akaba intare, yaramuzengereje. Umugore rero aravuga ati ubu rero ubu buzima kugira ngo ikibazo kizakemuke, reka nkwereke ukuntu ngiye kuzagikora. Arangije afata ibintu byose byari biri mu nzu, intebe, ibitanda, ibiki byose, amasafuriya, amabido, doke, bya bintu byose nyine biba mu rugo byose arabipakira imodoka, aruzuza, abwira umushoferi ati tugende turimutse ubu ngubu. Se twimukiye hati we tugende ndakwereka aho tujya. Imodoka irakomeza no ku rusengero ngo pa. Ibigeze ku rusengero, ubwo umushumba nyine ariwe mugabo we yari ayoboye amateraniro. Abantu bagiye kubona babona umugore araje, wa mushumba aje n'ibintu byose aparitse ku rusengero. Diyakoni ati se madamu mushumba bimeze bite, ntibyagenze bite? Naramubwira ati ubu nyine niyimutse, none se bimeze bite? Arinjira noneho yegera ku rusengero mu iteraniro ryose, abwira umugabo ati mbare ngubwire. Umugabo aramubaza ati se none madamu noneho bigenze bite ko ibintu byose bizanye hano ku rusengero? Umugore aramubwira ati ubu ndimutse, ati ubu ndaje ahangaha. None se madamu bigenze bite nyine, kuki wimutse, kuki ibintu byose bizanye hano? Aramubwira ati umva rero wa mugabo we, iyo uri hano ku rusengero uba uri Imana y'u Rwanda, washyika mu rugo ukaba intare. Ubu rero nabonye kuguma mu rugo tutazabona amahoro, aho twabona amahoro ari hano uba uri umushumba, uba uri umuntu mwiza, uba uri intama y'Imana. Umugabo cyakora aca bugufi amusaba imbabazi. Amaze kumusaba imbabazi, umugore nyine babijyamo baramuhunga. Bamaze kubunga barongera nyine basubira mu rugo, basubira amahoro. Ariko ubwo urumva umugore yakosoye umugabo wari waramuzovuje ahandi ajya kubwiriza. Urumva yashyika mu rusengero akaba intama y'u Rwanda, urumva, ariko yashyika mu rugo akaba intare y'u Rwanda. Urumva rero ni ibintu nyine bitanejeje, ibintu bitameze neza. Niko rero bimeze muri iyi minsi. Hari n'abandi nabonye bakinnye filime ivuga ngo zirara zishya, ngo zirara zishya, ngo bwacya zikazima. Ibi bintu byo rero ndashaka ko bihera mu bakozi b'Imana, ndashaka ko bihera mu bakristo, ndashaka ko bihera mu baririmbyi. Urumva rwose, niba uzi ko ubana n'umugore wawe ukaba uri intare, uri mu rugo, washyika muri korari ukaba intama, washyika ku ruhimbi ukaba umuntu mwiza, washyika mu nama y'abadiyakoni ukaba uri umuntu mwiza, washyika mu rugo ukaba intama, warabicuritse. Ibintu warabicuritse pe, warabicuritse. Bibiliya iravuga ngo tugire neza ariko duhere mu wo mu nzu y'iwacu. Ubwo rero niba iyo neza utayigirira abantu bo mu rugo iwawe, menya ngo umuryango urimo urawusenya, nta kintu uriho, n'ibyo ukora nta hantu byandikwa, n'uwo murimo w'Imana uvuga ngo urawukora nta hantu wandikwa. Nimuze rero tubane neza, nimuze rwose twubahe abo tubana. Niba uri umugore
ukaba uba umuntu mwiza ugeze mu gasoko, ukaba uba umuntu mwiza ugeze mu itsinda, ukaba umuntu mwiza ugeze muri korari, ukaba umuntu mwiza ugeze ku ruhimbi, washyika mu rugo, eh, washyika mu rugo ukaba intare, eh, abantu bose bakagutinya bakavuga ati araje noneho turakwirwa hehe, kandi uri umuntu w'umugore, umugabo wawe akaba asigaye yarishwe n'inzoga, arara mu kabari, ari gutekereza akavuga ati wa mugore ndamuturuka hehe, kugira ngo atamporize ngo amare igihe kinini ari mu kabari, noneho aze gushyika asanga waryamye, nibwo ari bubone amahoro. Urumva urwo urugero biba bigezeho, birasaba ngo rwose murebe ibyo bintu byose mupfa, urebe niba urugo rwawe ruri gusenyuka nta ruhare ubifitemo, kandi birashoboka. Hari igihe abantu benshi bakunda kureba ku ruhare rwa mugenzi, wowe ukareba ku ruhare rwa mugenzi wawe gusa, nturebe ku rwawe. Mbere yo gutokora igitokozi kiri mu jisho rya mugenzi wawe, banza urebe umugogo w'umuryango. Wowe ubana n'umugore, ubana n'umugabo, urumva wiyumvisha ko igihe cyose umugabo wari ufite amakosa, kandi hari n'igihe ayo makosa afite umugabo wawe, cyangwa se hari igihe ayo makosa afite umugore wawe, ayafite kubera ko ari wowe wabimuteye, bitewe n'uburyo uteye. Banza urebe rero uburyo uteye, urebe ko kuba mutari kumvikana n'umugore wawe, urebe ko kuba mutari kumvikana n'umugabo wawe, ubanza urebe ko nta ruhare ubifitemo. Nusanga ubifitemo uruhare, ubanza ukemura uruhare rwawe, numara gukemura uruhare rwawe, nawe bizamuha gukemura urwiwe, ubundi mubane neza, mubane amahoro. Ndabinginga rero kugira ngo muze mutekereze iki kintu, mutekereze iki kintu, ni ikintu buriya abantu benshi badakunda kurebaho. Buri wese agahora bitana ba mwanya, ukajya ureba mugenzi wawe gusa, ukabona ko mugenzi wawe ari we munyamakosa, we ntutekereze kuyikora. Nawe akajya kureba akabona ari wowe munyamakosa gusa, ntutekereze, nawe ntatekereze kuyakora. Ariko iyo buri muntu wese yicaye agatekereza ku ruhare rwe, wowe ukareba ku ruhare rwawe, nawe akareba ku ruhare rwe, bituma ibintu bigenda neza, bituma mwongera mu kubaka umuryango uri strong, umuryango ufite imbaraga, umuryango ufite amahoro. Kugira ngo rero umuryango ube ufite amahoro, kugira ngo umuryango ube ukomeye, ni wowe mugabo uzabigiramo uruhare, ni wowe mugore uzabigiramo uruhare. We gutekereza ko mugenzi wawe yakuzengereje, ese wowe uroroshye? Mugenzi wawe yarakuzengereje nibyo, ariko se wowe uroroshye? Ese uko kukuzengereza gutyo ntabiterwa n'uko ari wowe wabitangiye? Birashoboka. Reba rero, banza urebe uruhare rwawe, numara kureba ku ruhare rwawe, ubundi watake muri ya nkingi nababwiye muri video zabanje, uzayibona muri ya nkingi nababwiye yitwa kuganira, umuhamagare mwicare muganire, umubwire uruhare rwawe, umusabe imbabazi, nawe akubwire urwe agusaba imbabazi, ubundi mutangire ubuzima bushyashya, mwubake umuryango umeze neza. Ibyo bizadufasha, ibyo bizafasha abana banyu, umuryango wanyu, ibyo bizafasha umudugudu utuyemo, ibyo bizafasha akagari utuyemo, bizafasha umurenge utuyemo, bizafasha akarere utuyemo, bifashe intara utuyemo, bifashe igihugu muri rusange. Kuko ibyo nimubaho muri ubwo buryo, nimutekereza ubwo buryo, ba bandi bashinzwe imiryango mu mudugudu bazaza babafatireho icyitegererezo, bazaza bababaze uko mwabigenje, mutanga inama mu mudugudu, mutanga inama abantu imiryango yubakitse kubera mwebwe. Guhera none uyu munsi wowe uri kumva iki kiganiro, birakwiriye ko ureba niba urugo rwawe ibibazo birimo nta ruhare bifitemo, noneho uhaguruke urwane n'uruhare rwawe, ushyire ku ruhande ubukemure. Numara gukemura uruhare rwawe, nawe akemura urwe, namara gukemura urwe, ibintu bizagenda neza, bizagenda neza, imiryango izakomera. Bene data rero, abantu mugurikiye, ndimo mbabwira ngira ngo tuganire kuri ibi bintu, ni uko impamvu nafashe content mu by'ukuri irakomeye, ntabwo yoroshye, ariko nushyigikira ukantera inkunga, tuzabigeraho. Inkunga ya mbere uzabanza kumpa ni inkunga yo kuntega amatwi, inkunga yo kuntega amatwi
ukareba ibiganiro ntanga, ukabikurikirana, ukumva uko bimeze, ukumva inyigisho zirimo. Iyo azaba ari inkunga nzima umpaye, kuko njyewe icyo nshaka ni uko ubyumva kandi bikakugirira umumaro. Ntabwo wabyumva rero upureyinze akantu gato, urumva wafata agace ugahita urekera aho ngaho, ntabwo wamenya ikirimo imbere. Birasaba ngo uyijye uyireba yose, wumve neza ibyo mba navuze, byanze bikunze videwo yose mba nashyizeho iba ifite inyigisho kandi ishobora kukwigisha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ishobora kugufasha. Umuryango rero, hari abantu benshi bazi ko umuryango ngo ari umugore ngo n'umwana gusa, umugore n'umugabo gusa. Oya, burya n'abana nabo bari pariti y'umuryango. Umuryango wa mbere ni umugore, ni umugabo, ni abana. N'abana rero nabo ibi ngibi mba ndi kuvuga biba bibareba, kuko hari abana bateza ibibazo byinshi mu rugo, hari abana bazana ibibazo byinshi mu rugo. Noneho umwana yatangira kwitwara nabi, ukumva umugabo aritakumbye ati ni uwa nyina, ukumva umugore aritakimbye ati ni uwa se. Urumva, umwana agahinduka uwa se kubera kuko yagaragaweho n'imico mibi, umwana agahinduka uwa nyina kubera ko yagaragaweho n'imico mibi. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Bana rero namwe mumenye ko murimo murateza ibibazo mu rugo. Burya bya bindi ukora bibi uba uri gutesha agaciro umuryango wawe. Wa mwana we, niwiroha mu biyobyabwenge umenye uri gutesha agaciro umuryango wawe, niwiroha mu busambanyi umenye uri gutesha agaciro umuryango wawe. None se umukobwa wabyariye iwabo ninde uruha? Ninde uruha? Ni umuhungu wamubyariye se? Ni iwabo w'umuhungu wamubyariye se? Bararuha, kuko hari igihe umukobwa agenda akamujugunyira umuhungu wamuteye inda, yamara kumumujugunyira nyine bikaba ngombwa ko ababyeyi b'umuhungu aribo bajya kurera uwo mwana. Uwo mwana akajya yajya kurushya ababyeyi b'umuhungu. Hari igihe umuhungu atererana umukobwa yateye inda, yarangiza ababyeyi b'umukobwa akaba aribo bajya kuruha barera uwo mwana, undi yigaramye ari hariya. Bivuga ngo rero namwe mwa basore mwe, namwe mwa rubyiruko mwe, namwe mwa bana mwe, ibi ngibi birabareba. Birasaba ngo mugire uruhare mu kubaka urugo, mu kubaka imiryango yanyu ikomeye, kugira ngo nawe igihe nikigera uzajye kubaka uwawe muryango ku ruhande, ariko byibuze wakuye uburere bwiza, wakuye amanota meza mu muryango wanyu, mu muryango wawe uyu munsi wa none uri kubarizwamo. Burya uwitonze bajya bavuga ngo atora icyaheze. Burya umwana w'umukobwa niyitonda azabona umugabo mwiza, burya umusore niyitonda azabona umugore mwiza. Birakwiriye rero ngo mukurikirane ibi bintu. Ibi mba ndi kubabwira ni ibintu bizabagirira umumaro mu buzima bwanyu, ni ibintu bizabafasha, ni ibintu bizatuma mukomera. Mwubake imiryango iteye imbere, imiryango ifite imbaraga. Hariho n'abandi bantu ngo bajye babona amafaranga, bamara kubona amafaranga noneho bari babanye neza bafite ubukene, ariko noneho babona amafaranga imbwa zigahita zibirwaniramo, bagahita batangira kurwana, bagahinduka pe, bagahinduka. Ntabwo bikwiye. None se wa muntu mwafatanije urugendo mukennye, wa muntu mwafatanije urugendo mukennye, mufite ibibazo, none Imana irabatabaye, utangiye kubona ko uwo muntu mudakwiranye. None Imana irabatabaye, utangiye kubona ko umugore wawe burya wibeshye, utangiye kubona ko umugabo wawe burya wibeshye. Oya, wakagombye kuwufatiraho. Urumva, niba mubonye amafaranga, niba Imana ibatabaye ikabakura ku cyavu, ahubwo mwari mubonye umwanya wo gukundana, umwanya wo gutekereza, wo kunyura muri bwa buzima bwiza mutabashije kubona bitewe n'ubukene. Burya ga ni uko utabizi, umugore wawe sigeze ngo uwo mwenda ukunda kubona abakobwa bambaye ukabakurikira, ese uwo mwenda uwuguriye umugore wawe akawambara ugize ngo ntiyaberwa? Iyo kanzu nziza uyiguriye umugore wawe ntiyaberwa? Ese wa mugore we, iyo myenda ukunda kugurira abandi bagabo uyiguriye umugabo wawe akayambara ugize ngo ntiyaberwa? Ntiyasa neza? Urwo rukweto uruguriye umugabo wawe akarwambara ntiyasa neza se? Yasa neza. Niba Imana ibatabaye rero, mwagakwiye kuba mubonye umwanya wo kugira gute, wo gutangira
kunyura mu buzima mutabashije kunyuramo, kuryoha aho mutabashije kuryoha. Ntabwo ari umwanya ahubwo wo kubirwaniramo, ntabwo ari umwanya wo gutangira gusamburana, ntabwo ari umwanya wo gutangira kwitana ba mwana, ntabwo ari umwanya wo gutangira kugira amabanga uhisha umugabo wawe, ntabwo ari umwanya wo gutangira kugira amabanga uhisha umugore wawe, ntabwo ari umwanya wo gutangira gukora bya bindi byose bishobora gutuma mugira gute mutandukana, bishobora gutuma murwana, bishobora gutuma mushwana kandi mwari mukundanye, mwarabanye mukundanye, mwarabanye mukennye mukundanye, ubukene mukaba mubutambutsemo, mukaba mugeze ku iterambere Imana ibahaye muri kumwe. Mwagombye kuba mukomeza rero mugakomera, mugakomeza umuryango wanyu n'abana banyu bakabafatiraho icyitegererezo. Tuzakomeza rero tujye tuganira kuri ibi biganiro, bizaguma kuri iyi cano, ntabwo tugiye gutuza ngo turekere aho ngaho. Umuntu ushaka kudutera inkunga ayidutere rwose, nimero yacu murayibona hasi aho. Umuntu ushaka kudushyigikira banza ukande subscribe, kandi ibi biganiro byacu ujye ubireba, ubirebe byose, bizadufasha. Umuntu wese rero ukeneye kudushyigikira, kudutera inkunga iyo ari yo yose turayikeneye kugira ngo twubake imiryango myiza izira ibibazo, izira intambara, izira amatiku, izira donc imiryango myiza ifite imbaraga ikomeye y'intangarugero mu buzima. Ndahamagarira rero abantu bose bafite uwo muhate wo kuza kunshyigikira kugira ngo turwanye izi karande, turwanye aba badayimoni bahagurukiye mu ngo kugira ngo bazikubite bazisenye. Urumva ngo za divorce ziyongere, rwose birakwiriye ko tuzirwanya, kandi ni njyewe bizaturukaho, niwe bizaturukaho, kandi Imana nayo nzi ko uru rugendo nubwo rukomeye, nubwo rugoranye ndahagurutse, ariko ndabizi ko izadushyigikira. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka, turabashimiye mwe muhora mudutega amatwi, kuko nagumye kubivuga, mukande subscribe, like, mumpe comment niba mwashimishije, niba mudushyigikiye, ubundi dukomeze tubane muri ibi biganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe mu minsi yose, kandi Imana ikomeze kubagenera ibyo mwifuza byose, kandi ibabere inkingi ibakingira ku manywa na nijoro.